Twese turabizi ko ari mu kwa 12 ariko se ni kangahe wicara wowe ubwawe ukaba wavuga ati uku kwa 12 nubwo kugeze ni gute koko uyu mwaka wabashije kuba wagenda gutya, uyu mwaka ni gute wabashije kuba wagera aha ngaha nta kindi kintu urageraho usibye kwirirwa ufite telefone yawe uri guscrollinga ureba video zo kuri TikTok cyangwa se ureba amarili yo kuri Instagram. Ariko nyamara aha ngaha aba bantu bose wirirwa uri kureba bafite ibindi bintu bari kuba bageraho wowe ubwabo, cyangwa se hari amafaranga wowe ubwabo babasha kuba bakinjiza kuri izo video wirirwa ureba wowe ubwawe. Ariko se nyamara ni gute uzicara wowe ubwawe ukaba wavuga ati uyu mwaka nubwo urangiye hari ibintu ibi n'ibi nabashije kuba nageraho, ibi bintu ukabasha kuba wabishyira hasi ukabivuga, hanyuma ubundi nawe ubwawe ukaba wavuga ati uyu mwaka wabaye uwanjye. Ahubwo wowe uricaye aho ngaho uri kuba wavuga ati uyu mwaka wabaye uw'abandi ntabwo ari uwanjye, uyu mwaka warandumbiye, uyu mwaka wagenze gutya na gutya, ariko nyamara byose biri mu biganza byawe. Ndagira ngo nkubwire ati nta kindi ngiye kukubwira uyu munsi, ngiye kukubwira bimwe mu bintu byabashije kuba byagaragara mu kinyamakuru cyitwa The Moms. Iki ngiki ni ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyabashije kuba cyagaragaza ibintu bigera ku 10 wowe ubwawe ukeneye kuba wakitaho mbere y'uko uyu mwaka urangira, kuko umwaka wundi utangira neza bitewe n'ukuntu uyu mwaka wowe ubwawe wabashije kuba wawutegura, kandi umwaka nta kindi gihe uwutegura iyo uwundi mwaka ugiye kuba wajyamo. Aha ngaha rero uwutegura muri uku kwa 12 kugiye kurangira. Ndagira ngo tubane neza muri iki kiganiro, njye turi kumwe nitwa Abdati. Ndagira ngo mbwira ati kurikirana ibi bintu 10 bigiye kuba byabasha kuba byahindura ubuzima bwawe, nawe ukazajya muri babandi bavuga ati uyu mwaka wabaye uwanjye. Urakaza. Ikintu cya mbere nkubwire cya mbere ukeneye kuba wakitaho muri uyu mwaka, ukeneye kuba wakitaho wowe ubwawe, ukeneye kuba wakitaho mu buryo bwose bushoboka, haba mu buryo bw'umubiri, haba mu buryo bwo mu mutwe, mu mitekerereze, mentally ukeneye kuba wabyitaho wowe ubwawe, kuko nta wundi muntu ukeneye kuza aha ngaha ngo abashe kuba yakwitaho, haba umukunzi wawe, haba mama wawe, haba papa wawe, haba abavandimwe bawe, yewe ndetse n'andi uwo ari we wese uturutse aho ariho hose. Nta wundi muntu ukeneye kuba yaza aha ngaha abashe kuba yakwitaho uretse wowe ubwawe. Aha ngaha rero ndagira ngo nkubwire ati tangira utegure mu mutwe wawe, tangira utegure amarangamutima yawe. Aha ngaha nta kindi kintu ukeneye kuba wowe ubwawe wajya hanze aha ngaha ukarwana, ukeneye kuba watangira ukarwana n'umubiri wawe wowe ubwawe, ukeneye kuba wakicara hasi ugasenga, ugatangira ugasaba Imana ukayibwira ati yewe Mana nkeneye kuba nagera ku bintu ibi n'ibi. Aha ngaha uzaba urimo kuba wategura mu mutwe wawe, ukeneye aha ngaha kuba wategura mu mutwe wawe. Aha ngaha uzaba uri kubwira Imana bimwe mu bintu ukeneye kuba wageraho, ukeneye kuba wayibwira ati nkeneye kuba Imana wangeza kuri ibi n'ibi muri uyu mwaka ugiye kuba waza. Aha ngaha rero uzatangira kuba ubwonko bwawe bwabyapurika, aha ngaha ubwonko bwawe buzatangira kujya bugusunikira kuba wakora bimwe mu bintu biganisha hahandi muri wa murongo. Aha ngaha rero ndagira ngo utangire ukita icyo kintu cyo kuba wasenga. Ikindi kandi ukeneye kuba wakitaho mu buryo buri mentally cyangwa se mu buryo buri physically. Ukeneye kuba wakita mu buryo buri physically, ugatangira kuba wowe ubwawe wakitaho ukavuga ati umubiri wanjye ukeneye ibi n'ibi, ugatangira kujya wowe watangira kwigaburira, ugatangira kujya warya neza, ugatangira kujya wowe wiyitaho mu buryo yewe niba ukunda siporo ukajya uzikora, niba ukunda kurya ukajya utangira ukarya, ariko nturye cyane ngo birengeje urugero, ukajya mu rugero nyine ku buryo umubiri wawe usigara uri fit. Ugatangira yewe ubwawe niba kuko ukunda kujya mu gasiporo ukazajya ujya muri siporo, ugashaka inshuti zawe zigushishikariza kujya muri siporo, ugatangira yewe kujya uririmba kuko niba ukunda kuririmba, hari abantu bikundira kuririmba, ugatangira kujya utyaza rya jwi ryawe nyine ku buryo wowe rya jwi ryawe nawe ribasha kuba ryakugira akamaro, nturitunga ari ijwi gusa ryo kuba waririmbira inshuti zawe, ahubwo ugatangira no kwiga uburyo ki iryo jwi rishobora kuzakubyarira amafaranga mu minsi iri imbere. Ibyo bintu ukeneye kuba wabyitaho wowe ubwawe, haba mu buryo buri physically cyangwa se mu buryo buri mentally. Aha ngaha rero nibyo bigiye kuba byadusunikira ku kintu cya kabiri. Ndagira ngo unyumve neza wowe uri kunyumva, ikintu cya kabiri ukeneye ni ukuba washima, kuko umuntu ushima buriya hari byinshi abasha kuba yagenda ageraho mu buzima bwe, kubera ko yabashije kuba yashima kimwe mu bintu yabashije kuba yageraho, kimubasha kuba cyamumotiva, aravuga ati nubwo nageze kuri kiriya kintu nkeneye no kuba nagera ku kindi kintu cyisumbuyeho. Ndabizi bishobora kuba byagutwara igihe gitoya cyangwa se igihe kinini uri kuba washima nyine bimwe mu bintu wabashije kuba wageraho, cyangwa se ushima bamwe mu bantu babashije kuba bagufasha. Bamwe mu bantu babashije kuba bagufasha kugira ngo ubashe kuba wowe ubwawe waba uwo nguwo uri we muri aka kanya.
wowe ubwawe ubashe kuba waba wakitwa ko wabashije kuba wasoza uyu mwaka. Hari abantu babashije kuba babigufashamo, ndagira ngo ubashe kuba washima, ndagira ngo rero ushime. Ndabizi bishobora kuba byatwara igihe gitoya, ariko ndagira ngo ubashe kuba washima. Icyo ni ikintu gishobora kuba cyagufasha kwinjira muri uyu mwaka tugiye kuba twajyamo umeze neza cyane. Ndabizi ukwezi gushobora kuba gutoya cyangwa se kwaba kunini, ariko uko kwezi uko kwaba kungana kose hari umuntu runaka ushobora kuba washima, hari abantu runaka ushobora kuba washima. Ndagira ngo rero ubashe kuba wabikora. Ikintu cya gatatu, ukeneye kuba wakandika ibintu wabashije kuba wageraho muri uyu mwaka urangiye. Ibintu wabashije kuba wageraho, haba kugura inzu, haba ubukwe wakoze, haba kuba wagura telefone se, haba kuba wowe ubwe warabyaye umwana. Ibintu byose wabashije kuba wageraho, yego bishobora kuba binini cyangwa se bikaba byaba bitoya, ariko ukeneye kuba wabyandika ahantu. Ukeneye kuba wabyandika ukavuga ati ibi n'ibi nabashije kuba nabigeraho muri uyu mwaka. Kuko ibi ngibi bimeze nk'aho ari ukuba wenda wakora CV, ariko iyo CV yawe ukaba warayanditse nko mu myaka 5 ishize, wajya ukomeza ukaka akazi ugakomeza gutanga ya CV yo mu myaka 5 ishize, ariko itarabashije kuba yavugurura. Rero kugira ngo nawe ubashe kuba wavugurura CV yawe, ukeneye kuba wakandika ibintu wabashije kuba wageraho mu mwaka umwe, cyangwa se muri uyu mwaka wabashije kuba wageraho. Ukaba wavuga ati uyu mwaka nabashije kuba nagera kuri ibi n'ibi. Ukazajya ubasha kuba wowe ubwawe wavugurura buri CV yawe buri uko umwaka ugiye kuba warangira, ukaba wayivugurura. Ibi ngibi rero bizabasha kuba byakora iki? Bizabasha kuba byahereza cyangwa se byatanga icyizere ku muntu wese waba ugiye kuba wakaka akazi, akaba yavuga ati uyu muntu nubwo ngiye kuba namuha akazi, hari ibintu ibi n'ibi yabashije kuba yageraho, cyangwa se yabashije kuba yakora aha n'aha. Ariko nukomeza kujya utanga ya CV yawe itarabashije kuba yahindurwa cyangwa se yakapudetingwa, wowe ubwawe uzakomeza nyine uri wa wundi wo mu myaka 5 ishize, ariko ntabwo uzaba uri wa wundi wo muri uyu mwaka uyu nguyu turi kuba twabamo. Rero ibyo ngibyo bivuze iki? Ukeneye kuba ubwawe wajya wandika ibintu wabashije kuba wageraho mu mwaka runaka, byaba binini cyangwa se bitoya. Yewe si ukuvuga ngo ni ibyo gusa, ushobora kuba wakandika ati uyu mwaka nabashije kuba wongewe ubwanjye natangira kuba nakora siporo ngororamubiri. Ukavuga ati uyu mwaka nabashije kuba nakishyura neza inzu yanjye wenda mbamo y'ubukode. Ukaba wavuga ati cyangwa se uyu mwaka nabashije kuba nakishyura ibibanza ibi n'ibi narabiguze, nabashije kuba nagura amazu aya n'aya narayaguze. Ibintu ukaba wavuga ati ibi bintu nabashije kuba nabigeraho. Ibi bintu bizagufasha kuba wowe ubwawe watangira uyu mwaka wundi ugiye kuba wajyamo umeze neza cyane, utari muri wa bandi bavuga ati uyu mwaka wagenze nabi, kandi nyamara muri bo hari ibintu babashije kuba bakora ariko ntibabasha kuba babimenya. Kubera iki? Babonye ibintu byinshi bafite, ariko ntibazi ngo babigezeho ryari. Barabibona mu nzu yabo, ariko baravuga ati ibi n'ibi wenda nabigezeho mu myaka ishize, cyangwa se nibuka nawe ubwe igihe yabashije kuba yabigura. Kubera iki? Ahora abibona nyine aho ngaho, ariko ntazi ngo yabiguze ryari. Ibi bintu rero ukeneye kuba ubwawe wabyandika, bimwe mu bintu wabashije kuba wageraho, ukavuga ati ibi n'ibi nabigezeho muri uyu mwaka. Uyu mwaka rero ukeneye kuba watangira umwaka wundi wanditse ibyo bintu ku ruhande, uvuga ati ibi ngibi nabigezeho. Ibyo bintu bizabasha kuba byakwereka ko nyine uyu mwaka urangiye utabashije kuba wagupfira ubusa. Twagiye ku kintu cya 4. Niba kuko ukeneye kuba watangira uyu mwaka wundi tugiye kuba twatangira umeze neza, ukeneye kuba wahindura ibintu biri muri iyo nzu yawe koko bidafite akamaro. Ibyo bintu ukeneye kuba wabisohora mu nzu yawe, ukaba wabihereza ndetse n'abana batishoboye, cyangwa se ukaba wabihereza abandi bantu batishoboye muturanye, nubwo bakaba bahindura ubuzima. Kuko hari ibintu aho ngo ubitse mu nzu yawe bidakenewe muri aka kanya. Hari ibintu ubitsemo gusa byo kuzuza inzu, kuko murabizi inzu isa nabi cyangwa se ahantu umuntu akorera hasa nabi, yewe bigaragaza no mu mitekerereze y'uwo muntu ukuntu hameze. Ukeneye rero kuba wavugurura inzu yawe ubamo, ukaba wayihereza amasuku ikwiriye, ukaba wasohora bya bintu ukeneye cyangwa se bya bintu udakeneye kuba wakoresha muri ako kanya, bya bintu udakeneye kuba wakoresha. Hari ibintu uba usanga tubitse mu nzu ariko tudagikoresha cyane. Ibyo bintu ukeneye kuba wabisohora, ukareba abandi bantu babikeneye, ukaba wabibahereza nabo bakajya babikoresha. Kuko aho ngaho usanga harimo ubugiraneza nyine, kandi nawe ubwawe nta kintu ubuhombyemo. Kuko hari ibintu byinshi tuba tubitse mu nzu, ariko nta kintu tukibikoreshaho habe na gatoya. Ibyo bintu rero ukeneye kuba wabisohora mu nzu yawe, ugasukura inzu yawe ikaba nziza cyane. Ibyo bintu nabyo bizagufasha kuba watangira umwaka wawe uri fresh kandi umeze neza, uri clean mu mutwe wawe, kuko uzajya ubutaha ahantu hameze neza, ndetse nawe ubwawe mu mutwe wawe ubwonko bwawe buzatangira kubyishyiramo ko nyine
umeze neza ahantu hose kuri tayari kuba watangira umwaka wawe umeze neza cyane. Iki kintu cya gatanu cyo ndabizi kigiye kuba cyabagora, ariko iki kintu cya gatanu ni ingenzi cyane, kuko ukeneye kuba wakontorora amafaranga yawe aho ava ndetse n'aho arimo kuba yajya. Ukeneye kuba wabikontorora ukamenya ati ese amafaranga yanjye nubwo nyatanze ayo mafaranga agiye kuba yakora iki, kuko amafaranga buriya ameze nk'abasirikare. Umusirikare umwohereza ku rugamba ubizi neza ikintu agiye kuba yakora, ubizi neza ati iki kintu agiye kuba yagikora, ashobora kuba kugikora kikarangira nawe akagaruka, cyangwa se akagikora kikarangira ntagaruke. Ibi ngibi rero bivuze iki? Amafaranga yawe nayo rero yafate nk'umusirikare, ujye uyasohora uvuga ati agiye kuba yakora igikorwa iki n'iki. Ashobora kuba yagenda agakora igikorwa iki n'iki akaba yabyara inyungu, cyangwa se akaba yagenda agakora atabyara inyungu nabwo akaba yagira ikindi kintu akora kikagaruka cyo kimeze neza kiri fresh. Ahangaha rero ukeneye kuba wakontorora amafaranga yawe. Kuyakontorora mvuga ni iki? Ni ukuba wowe wayasevinga, cyangwa se ukazajya ubara amafaranga asohotse, ukazajya umenya ati hasohotse aya ngaya ndetse hari kuba hakinjira aya ngaya. Wasanga amafaranga usohora ariyo menshi kuruta ayo winjiza, ukaba warekera, ndetse ukaba washobora kuba wahindura ndetse n'aho uhahira. Niba ko kubona ahantu uhahira bishobora kuba biteza ikibazo wenda baguhenda, ushobora no kuba wahahindura kugira ngo ubashe kuba watangira umwaka wundi tugiye kuba twajyamo umeze neza ku mafaranga yawe, nayo uri kuba wayakontorora neza, kuko nicyo kintu cy'ingenzi cyane 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 ukeneye kuba wakora. Iki kintu cya gatandatu cyo rero noneho cyo kirakureba cyane. Tangira utekereze ku mishinga yawe, cyangwa se ku bintu ukeneye kuba wageraho muri uyu mwaka wundi ugiye kuba waza. Tangira utekereze ati cyangwa se ni business runaka ukeneye kuba watangira, tangira ubitekerezeho. Utangire uvuga ati uyu mwaka ugiye kuza wenda nkeneye kuba warangira nkoze ibi n'ibi, nkeneye kuba nagera kuri ibi n'ibi, nkeneye kuba nagura ibi n'ibi. Ukaba wabishyira hasi ukabyandika ukavuga ati uyu mwaka byanga bikunde nkeneye kuba nagera kuri ibi ngibi, nkeneye wenda kuba nasevinga amafaranga ya n'aya. Ukaba washyiraho strategy y'ukuntu wenda ushobora kuzajya wisevingira wenda mu gihe cy'ukwezi, kugira ngo wenda uzabe wageze kuri ya ntego yawe y'umwaka. Ukava no kuri iyo strategy yawe y'ukwezi ukajya kuri strategy y'umunsi. Ukaba wavuga ati ku munsi ndasabwa kuba wenda nasevinze amafaranga ya n'aya, kugira ngo wenda kwa kwezi kuzuzure ngeze kuri aya ngaya. Ukwezi nako nyuma yo kuba wakujyaho ukaba wavuga ati wenda nkeneye kwa kwezi kwanjye wenda se ari kuba makeya, ari kuba yaba menshi, ku buryo nyine ya ntego yawe wihaye ushobora kuba wayigeraho, cyangwa se ukaba wanayirenza bibaye byiza cyane kuri byo. Aho ngaho rero ukeneye kuba wasetinga zimwe mu ntego, cyangwa se bimwe mu bintu ukeneye kuba wageraho muri uriya mwaka ugiye kuba waza, kugira ngo nyine umwaka wawe uzarangire uvuga ati uyu mwaka urangiye ibi n'ibi mbashije kuba nabigeraho. Kuko nyine niho hahandi usanga nyine umwaka urangira uvuga ati uyu mwaka wagenze nabi kuko nta kintu nagezeho. Kubera iki? Nta kintu wowe ubwawe wishyiriyeho, wowe ubwawe ukeneye kuba wageraho muri uwo mwaka. Aha ngaha rero urasabwa kuba wowe watangirana umwaka rero n'ingamba nshya, ukaba wakandika, cyangwa se ukaba wafata nk'ifoto, cyangwa se ugashushanya ahantu runaka ukabishyira hari, ukavuga ati uyu mwaka urangire ngeza kuri iki n'iki. Yego nubwo waba utakigezeho uwo mwaka urangiye, ariko nibura ubona ko icyo kintu nubwo utakigezeho uri mu nzira zacyo wenda zo kuba wakigeraho. Ibyo bintu ndagira ngo nabyo bishyire hafi yawe, ku buryo uriya mwaka uzasanga nawe uri tayari cyane. Iki kintu cya karindwi noneho mana yanjye, ni mu cyumva noneho murasa nkaho nyine murabifata nkaho bitabaho, ariko ibi bintu trust me birakora cyane, kuko nta kuntu nyine ikintu wabasha kukigeraho udafite akantu kari kwa kakumotiva. Ahangaha ikintu cya karindwi ugomba gukora, ugomba gukiriya nyine nka terime izajya ikuyobora muri uyu mwaka ugiye kuba wajyamo, cyangwa se terime izajya ikwibutsa za ntego zawe ukeneye kuba wageraho. Ukeneye ko wenda wakiriya nka terime ukavuga ati kama mbaya ibi bintu ngombe mbigereho. Buri gihe uko uzajya uvuga iryo jambo ati kama mbaya ibi bintu ngombe mbigereho, icyo kintu kizajya kigupushinga wumve ko nyine hari ikintu runaka ukeneye kuba wageraho. Cyangwa se uvuga ati kabisa ibi bintu ngomba kuba nabigeraho. Buri uko nyine uzajya ukoresha iryo jambo ati kabisa, ubwonko bwawe buzajya buhita bwireturuva bukwibutse ko hari ikintu runaka wavuze ati kabisa ngomba kukigeraho. Icyo kintu cyawe ugomba guhita nyine ukibuka ukavuga ati iki kintu koko narakizirikanye. Cyangwa se ukaba wakomeza nyine ugashaka n'indi terime nawe ubwawe nyine ushobora kuba wenda wavuga ati nzapfa nzakira, cyangwa se
nyine nawe ushaka terime yawe nyine wihimbira wowe ubwawe, ku buryo nyine icyo kintu gikomeza kigupushinga buri uko ugitekerejeho nyine uhita wibuka za ntego zawe wihaye, apana kwita utekereza za ntego. Wowe ubwawe ushaka ijambo nyine rimwe gusa rizajya rikwibutsa za ntego zawe wihaye kugeraho muri uyu mwaka. Iki kintu cya munani cyo noneho cyo nirurangiza kinyumva neza. Ikintu cya munani aha ngaha barakubwira ati ukeneye wowe ubwawe kuba wafata umwanya ugakereya za nzozi zawe wahoze wifuza kuba wageraho, cyangwa se zimwe wahoze nyine mu bwana bwawe uvuga ati njyewe nkeneye kuba naba iki kintu iki n'iki. Ibyo bintu nyine birafasha cyane kuba wafata wa mwanya wawe ugatangira ukavuga ati nkeneye kuba naba uyu muntu uyu n'uyu. Ibyo bintu noneho warangiza ukabifatira umwanya ukazajya ubyuka mu gitondo, niba ari isomo runaka ukeneye kuba wakiga ukaryiga kugira ngo nyine ubashe kuzaba wa muntu runaka ukeneye kuba wavamo. Hari umuntu ushobora kuvuga ati wenda nshaka kuzaba umuririmbyi, nshaka kuzaba iki, nyine za nzozi ukeneye kuba wabazwa, cyangwa se ukavuga ati nkeneye kuzaba umukinnyi, ukavuga ati ibi bintu ngomba kuba nabigeraho, ukazajya ufata umwanya wawe ukavuga ati aya masaha ya nayahariye iki, nayahariye kuba najya mu myitozo, kwitoza nyine kugira ngo mbashe kuba navamo wa mukinnyi nkeneye kuba navamo. Ibyo bintu bizagufasha cyane kuba wagera ku iterambere vuba, kandi bikaba byagufasha kuba nawe wagera kuri za nzozi zawe ukabamo muri bwa buzima nyine wahoze wifuza kuba wabaho. Ikintu cya cyenda ngaho ukeneye kuba wakora, ikintu cya cyenda ni ingenzi cyane mu buzima kuko nta kintu wabasha kuba wageraho nyine utagifite. Ikintu cya cyenda bo barakubwira ati ukeneye kuba wasetinga cyangwa se ukeneye kuba washyiraho zimwe mu ngamba nyine zizagufasha kugera kuri za ntego zawe ukeneye kuba wageraho muri uyu mwaka. Ukeneye nyine kuba washyiraho za ngamba ukaba wabitandukanya n'inzozi zawe nyine ukeneye kuba wageramo, kuko inzozi zawe zo urumva ni ikintu wahoze wifuza kugeraho ariko bitari mentioned nyine ngo uvuga ati nzakigeraho igihe iki n'iki. Ariko noneho izi ngamba zo noneho kugira ngo ubashe kuba wagera ku bintu ukeneye kuba wakifuza, wifuza nyine kuba wageraho muri uyu mwaka, byo biratandukanye cyane, n'ibintu bibiri bitandukanye. Aha ngaha rero ukeneye kuba washyiraho izo ngamba runaka, ukavuga ati nyine wenda kuba nashyiraho wenda ati nzajya mbyuka sangahe buri munsi kugira ngo mbashe kuba nagera ku ntego nihaye mu gihe kingana n'umwaka. Ni amafaranga se runaka ukeneye kuba wageraho, urumva ayo mafaranga ntabwo uzayageraho utashyizeho uburyo nyine ki uzabasha kuba wayageraho ayo mafaranga. Niba ari amafaranga ukeneye kuba wageraho ukavuga ati wenda nzajya mbyuka aya masaha njya mu kazi, nimba muri aka kazi kamwe wenda se niba wenda nta kandi kazi mfite k'inyongera, ushobora wenda no kuba wenda navuga ati nkeneye kuba nakora content kuko nabyo birimo amafaranga, uvuga ati nkeneye kuba nakora content nyuma y'akazi se nzajya mfata amasaha wenda nk'abiri cyangwa se isaha imwe mbashe kuba nakora iyo content. Even though nubwo iyo content itaguhemba uyu munsi, menya ati iyo content ni ikintu urimo kuba wakereya kiri kuba cyakibika ahantu. Ubwo bivuze ko anytime icyo kintu gishobora kuba cyabasting ukabona kibaye ikintu kinini cyane, ejo bundi ukabona utangiye nabwo kuba wahembwa nawe, ugasanga ufite ubuzi bubiri bugiye butandukanye. Kuko n'ubundi barakubwira ati nutikorera wowe ubwawe nta handi hantu uzakura ubukire nyine uhora wifuza, cyangwa se ntabwo ushobora kuba wagera kuri bya bintu ukeneye kuba wakifuza nukomeza gukorera abandi. Aho ngaho rero nawe ukeneye kuba watangira ukikorera wowe ubwawe ukoresheje aya mahirwe nyine ufite aka kanya. Interineti isigaye ari ikintu kigari cyane, kuko interineti iriho amafaranga, iriho buri kimwe cyose ukeneye, iriho inama, iriho uburyo nyine wakiga ikintu runaka gishyashya ukabasha kuba wakigeraho nawe ubwawe, kugira ngo utekereze neza. Nanone ntukazajya ukoresha izo telefone zawe cyangwa se iyo interineti ugura y'ukwezi, ntukayikoreshe gusa kugira ngo iri gusikororinga kuri telefone, kuko nabyo ushobora kuba ubwawe wagura amayinite ukaba wayahamagaza, ukaba wakoresha interineti ukaganira n'inshuti zawe, kandi niyo interineti nawe ubwawe ikaba yakubyarira ayandi mafaranga. Twajya ku kintu cya nyuma, kandi ndagira ngo iki cyo noneho ugitekerezeho neza cyane, kuko niyo nsingiro cyangwa se niryo pfundo ry'ibi byose twiriwe turimo kuvuga aha ngaha. Iki kintu cya nyuma rero ari nacyo cya 10, ukeneye kuba weho ubwawe watangira rya somo runaka nyine rikwerekeza ku ntego zawe, ukavuga ati nkeneye wenda kuba navamo umwenjeniyeri, ugatangira nyine kuzajya ufata ya masomo ajyanye n'iki n'abenjeniyeri, ugatangira kuzajya ukora ama researches ajyanye n'abenjeniyeri. Niba ukeneye kuba wenda se wavuga ati nkeneye kuba wenda navamo umuprograma, nkeneye kuba wenda se navamo umu IT, ukeneye kuba wavamo ikintu icyo ari cyo cyose ukeneye kuba wabacyo, ukeneye kuba watangira ukajya ugendera mu ishusho y'icyo kintu,
ukazajya utangira noneho ukavuga ati ngiye kuba nabamo iki ngiki rero, reka nangiye kuzajya njya kuri YouTube nsacinga amavideo wenda se ajyanye n'iki kintu, nsacinge bamwe mu bantu bagize ikintu bigezeho banyuze muri iki kintu, ugatangira nyine kuzajya ukurikirana ubwo buzima runaka bw'abo bantu, ukazajya noneho uhora ubitekerezaho ibyo bintu, kuko nabyo birafasha ubwabyo mu buryo buri mentally nyine bwo mu mutwe, ugatangira nyine gukura wowe ukaba munini cyane. Rero iyo utangiye kuzajya usacinga ibintu byawe neza, buri uko nyine buri uko ubyutse, buri uko wiriwe hose, ahantu hose udafite ikindi kintu urimo kuba wakora, ahubwo ugatangira kwiga kuri icyo kintu, bigufasha kuba wagira inosiyo runaka, ku buryo hageze n'umuntu ukubaza uvuga ati ese ko dukeneye umuntu ukora ibi n'ibi twamubona gute? Kuko hari umuntu ukuzi neza ko hari ikintu ushoboye, cyangwa se hari ubumenyi ufiteho kuri icyo kintu, azavuga ati ngewe mfite umuntu runaka rero wabasha kuba wabafashe muri ibi bintu. Kigiye kubera iki? Kubera bwa bumenyi nyine runaka wirwa wihuguramo, ukabyereka inshuti zawe ko nyine icyo kintu nacyo ugifiteho inosiyo. Ibyo bintu rero niryo zingiro rya byose. Ndagira ngo niba wakunze iki kiganiro cyacu, ni kuri Abdati, kandi ndagira ngo ukore subscribe niba uri mushyashya, kandi nawe niba kuko hari ikindi kintu wifuza ko twaza kuganiraho ubutaha, ndagira ngo ngo muri comment ubashe kuba wabitubwira. Kandi niba hari ikindi kintu wumva watubwiraho nk'inyunganizi, cyangwa se ushaka ko dukorana nabwo, watubwiraho hasi muri comment, kandi ndaza kubashimira cyane. Mbashyiramo aho ngaho na WhatsApp group kugira ngo tuzajye duhuramo tuvugane ku bitekerezo byubaka cyane. Ndagira ngo mbashimire cyane, kandi muzasoza umwaka neza amahoro, kandi ndagira ngo mbabwire ati uyu mwaka wundi tugiye kuba twajyamo uzatubera umwaka wacu natwe, kandi tutazagira abandi bantu tuburayiminga. Ciao.